Ndabasuhuje cyane mwese dukomeje kubana kuri YouTube channel ya Mazalex. Rero muri aka kanya hari update mbazaniye rwose, mbazaniye update ya mining. Urabona ahandi ni muri Telegram yanjye, hari mining nshyashya igezweho, ishobora kuzatanga amafaranga bidasubirwaho rwose. Nimba uri umuntu ukora mining, nimba uri umuntu wakoze subscribe kuri YouTube channel cyangwa se ukaba uri umuntu unkurikirana, ukaba uzi ko ukora mining, ukaba ujya ukurikirana ibiganiro bya mining, hano hari mining imwe rukumbi nzanywe no kukubwira gukora, ni ukuyigushishikariza. Ino mining itangiye vuba cyane muri iyi minsi, ariko ndebera mu byumweru nka 2 imaze kugira abantu bayikoresha barenga 24 million. Ikindi kintu nagushishikariza gukora ino mining, ngira ngo wayibonye izina ryayo yitwa Pause. Ino mining yatanzwe na timu ya Notcoin. Ngira ngo Notcoin abantu bayimayininze mu banyarwanda ni bakeya, abenshi bari abanya-Nigeria nibo babashije kumayininga bita Notcoin, ariko dore niyo yaduhaye bita Pause. Iyi Pause rero kuyimayininga ni ibintu byoroshye cyane, reka nze nyifungure urebe. Nimba warabonye ukuntu twamayininze Doge, buriya Doge narayikunze cyane, yaduhaye n'amafaranga mu buryo butagoranye kandi yaduhaye yose. Rero n'iyi kuyimayininga iteye nka Doge. Icya mbere ni uko ufite username muri Telegram, urayifungura nyine bagakora checking gutya, bakareba igihe umazeho, barangiza bakaguha coins. Urabona njyewe maze kugeraho bino 36,000 magana angahe. Nawe nutangira hari izo baguha. Noneho ushobora kwinjiza Pause nyinshi binyuze hehe? Binyuze mu kuza hano ugakora tasks, hano hantu haba hari tasks ukaza ukazikora. Ikindi cya kabiri ni ugutumira abantu. Buriya mujye mugerageza mwubake timu, iyo utumiye abantu, dore izi tasks zose ubona zigiye ziriho narazikoze. Ni ukubakurikira ku mbuga, ukabakurikira hehe. Noneho muri tasks hano hari izo bita in game task, niho ndi ujyana hano kuri partners. Aha kuri partners naho urahajya ugakora tasks, dore zose mba narazikoze, niyo mpamvu bampaye turiya ducoin. Rero ngiye gushyira link y'iyi Pause muri description, ndanayishyira muri comment, nuyishaka rwose utangire, ejo utazabona turi kubikuza ukabaza ngo ese byagenze bite ko mba kuri YouTube channel yawe nkaba mbonye musaruye. Iki ni igihe cyo guhinga, ni igihe cyiza nk'uko nabivuze, kandi nawe ujye ugerageza utumire bagenzi bawe. Burya hari bonus ubona, hari bonus ubona, ukabona coin nyinshi. Noneho iyi task yo kuvuga ngo shyira tuno tuntu tumeze nka Pause, ubundi Pause ni amajanja, ukadushyira muri username, uri buze uyikoreho. Reka nze nkwereke uko uri buyikore kugira ngo wenda utayigeraho ikakurushya. Ni nk'uko twakoze Doge, wabonye ko hari akantu baduhaye dushyira muri name, uraza ubundi ugatsindagiramo gutya ugakopiya, bakakwereka kopi. Ubu ni task baguha 5,000, niyo ndimo nkwereka ukuntu uri buze kuyikora kugira ngo utayabura. Ubu uraza ugatsindagira kuri task, bakaguha kopi, ugakanda kopi. Iyo umaze gukanda kopi uhita uva muri mining ugasubira inyuma, ugahita ugera hano, ukaza hano ku turongo 3 ahangaha. Muri utu turongo 3 iyo umaze kuhakanda uhita ukanda hano, noneho handitse profile ahangaha. Wamara gukanda kuri profile uhita uza ugakanda kwa aka gakaramu. Reka nze nkakwereke kugira ngo ibintu byose ubibone neza. Ubwo uba wakoze kopi ugakanda kwa aka gakaramu. None iyo ukanze kwa aka gakaramu, urabona nk'amazina yanjye nyine ni Alexis Mazimpaka. Uraza ugahita upestinga imbere y'iri zina, cyangwa se wapestinga hano iri rya kabiri nyine niryo ukoresha, iri ngiri. Washyira imbere yaryo, washyira inyuma yaryo, uhita ukora paste, utsindagiramo urutoki ugakora paste. Noneho tuno dupause tugahita tuhaza. Iyo tuno dupause tumaze kuhaza gutya, ubwo uratsindagira ugahita ukora kopi. Nyine ngiye ntacyo nkopiya nahashyize. Ubwo uhita uza hano ukahareba, haba hari akantu kameze nka V.
kanze makwereke, ureba hano haba hari akantu kameze nka vi ugahita ugakandaho tayari biba bibaye, ugahita usubira muri pause yawe ugakora claim ya ziriya koini 5,000. Sawa rero iyi mining ntigucike, ndabakunda cyane kandi mukomeze mukore subscribe, nishimiye urwego tugezeho kandi imbere ni heza cyane, turi kumwe.